Samusure, Makuta, Kalisa, Ernest agarutse mu Rwanda. Abo duhagararanye bati Samusure yakiriwe n'abagore benshi. Tumuhaye ikaze i Kigali. Murakoze cyane. Reka mpere ku cyo nawe utangiriyeho. Kwakirwa n'abagore benshi ntabwo ari igitangaza kuko kwakirwa n'abagore benshi ntabwo ari igitangaza kuko nibo batubyara. Mu by'ukuri ubuzima tugira turabubakesha. Amezi 9 batumarana mu nda, ntabwo twakagombye kumva ko ari bo bakagombye kuba bakeya mu baranyakira. Ngira ngo wabonye uburyo nsuhuzanya n'umukecuru wanjye, mama wawe. Ubwo niba nawe bamubaze muri abo mwabibaze nabi. Hanyuma ariko ubundi mu by'ukuri abagore utabashyize imbere n'igihugu nticyabaho, n'isi ntiyabaho pe. Ugarutse i Kigali nyuma y'imyaka 3, twakomeje kugenda tubona amavideo yawe mu bibuga by'indege, uri muri Katari no mu ndege twabonye video. Mu rugendo rwari rumeze gute mu ncamake, uriyumva gute kugaruka mu rugo mu Rwanda? Bo mbere na mbere no gushimira Imana kuko ibintu byose birashoboka, kandi ikindi gashimira n'umutima wanjye kuko iyo ntawugira ntabwo nari kugira igitekerezo cyo kwitabaza abantu ngo bamfashe kwishyura byari byatumye ngenda, kandi narabikoze. N'ibitarakunda bizakunda kubera abantu n'Imana. Hanyuma ikindi buriya nta kiruti waba w'umuntu, aho wajya hariho hose nubwo waba uri mu cyogajuru, nta hantu hashobora kukurutira iwanyu. Nk'ubu ngubu sinzi niba hari ikindi gihugu ushobora kwinjiramo ngo mbone abantu bampobera gutya benshi. Nari maze igenda hoberwa. Ibyo mwavugaga ngo by'abagore benshi banyakiriye mu by'ukuri biranshimishije. Ubu se naherukaga guhoberwa gutya ryari? Bikera biramfashije cyane. Ndumva umutima uze ko Mozambique nta bagore bahoberana bahaba. Barahari ariko ntabwo bamuhoberana urugwiro nk'uru nguru. Erega hari ukuguhoberana urukundo, hari no kuguhoberana urumamo. Ariko nk'ubu ndishimye cyane. Nkawe Chita ntabwo wari unkumbuye? Ukumbuye pe cyane. Cyane. Rero mu by'ukuri ni igisobanuro gikomeye cyane kuba ndahangaha nshimira abantu babigizemo uruhare, ko ntabwo ari njye wabyikoresheje, sinjye wabigizemo uruhare, ni abantu. Kandi mu by'ukuri ikintu nababwira ni uko ahantu hose wagera, uko haba hareshya kose, nubwo haba ari mu mwobo urimo intare, ufite abantu burya uvamo, ufite Imana burya uvamo. Gashimira Imana rero ko ndi mu rwa Gasabo kandi rutekanye. N'ubu ngubu tudafite igihugu cyiza ntabwo twaba duhagaze hano gutya. Urabona ko harambutse yaje Kamena, ariko kubera igihugu cyiza bimeze neza. Urugendo rwagenze gute? Ni bwo bwa mbere ugiye mu ndege? Ushize wagiye n'iki? Ni ubwa mbere ngiye mu ndege, ariko ni n'ubwa mbere ngiye urugendo rumeze neza. Ubundi bwo mu by'ukuri nubona wuri indege, mw'abantu mwe muri aha, nubona wuri indege uzamenye ko Imana ifunguye imiryango. Ntabwo mbabeshya kabaye. Ubu nukuvuga ngo nzajya nca hano gutya ngo wa nurira njyaha mvayo njyaha. Ntabwo uzongera guca Nyabugogo. Nyabugogo njya gukora iki? Hanyuma nimba ngiye niwaca aho mvuka sinzaca Nyabugogo, nzaca hano ku kibuga cy'indege. Hanyuma Imana iba yamaze kubikemura. Amena. Mu minsi yashize Bruce Melody yari yavuze ko mwe mwavuganye yawe kwemera kukwishyura itiki kugarura. Niwe wayitanze bya donc. Bo ndabanza gushimira Bruce Melody, mu by'ukuri igitekerezo yagize ni cyiza cyane, kandi ni imfura. N'umusibe ejo twarongeye turavugana. Ngewe itariki nashaka kuziraho we ntabwo yari ayizi, kubera akazi kenshi mumaze igihe mumubonana, ntabwo yabashije kubikora. Ariko bitavuze ko atakora ikintu. Se sinje gutangira ubuzima, se sinkeneye abantu, je commence la vie. Sinema nyarwanda ari gukomeza. Sinema nyarwanda yo ngira ngo reka nshimire uwangize Samusure, Habyarimana Charire. Ndamushimira cyane, ndamushimira cyane. Abyemeye yaza. Sari mubyemeye? Ni watumye mba Samusure, ni watumye mbondiwe kugira amazina. Ni watumye yitwa Charire Habyarimana. Yego, yitwa Charire Habyarimana. Akaba ari we wanditse iyo twatangiriyeho yitwa Ntawumenya aho bwirageze. Mwarayibonye irimo amasogisi ya sandari. Uyu nguyu niwe wanditse Haranira kubaho, iy'igituntu na sida bitiriye Kanyombya.
ariko yitwaga haranira kubaho. Rero mu by'ukuri na zirara zishya n'izindi twagiye dukora tujya kwamamaza cyangwa se guhugurira abantu ibintu runaka. Uyu mupapa niwe wanyise Samusuri. Kugeza ubu izina mfite ni ukubera uyu mubyeyi. Nta kintu rero mfite cyo kumwitura uretse ko buri gihe mpora nsenga mvuganye Imana imwagure n'ubu ngarutse yongera abona ibyo ankinisha. Hato ntazikinisha. Nibyo rwose. Mukanya ukomoje ku cyo ndamushimira cyane. Yego. Kandi wigoye pe kugera ahangaha birashimishije mbonye ko turi kumwe. Murakoze cyane. Turi kumwe cyane. Yego murakoze. Ubwo muri make filime twiteguye kumurikira nk'ibisanzwe. Oya filime ntabwo ngewe nyirimo ahubwo yo indimo. Niba indimo rero urumva ko ntawe nayihungira. Hanyuma waruvuze ku cyo gutangira ubuzima wagiye Mozambique utangira ubuzima uvuyeyo ugarutse hano ugiye gutangira ubundi biri bukorohere. Nagiye Mozambique ntangira ubuzima. Naho watangira ubundi buzima none ugarutse na hano uje gutangira ubundi buzima. Mozambique ntabwo nigeze mpatangira ubuzima. Mozambique nagiye yongeye gushaka uburyo nakemura ikibazo kandi cyarakemutse. Yego niba itarakemuka kubera ko muhari muzamfasha mbikemure. Abagufasha imbere tuzongere muzongere kabisa. Hanyuma i Kigali rero ni ihe mishinga ikurikiraho? Ngira ngo niba wanyumvise neza je commence la vie. Apo nibagiwe wowe wize ubu ngubu nje gutangira ubuzima. Hanyuma hari abantu muri uru rugendo rwawe rwo gukemura ibibazo wari ufite muri uru rugendo rwo gutaha hari abantu b'ingenzi ushimira byanze bikunze? Reka mpere kuri Judite. Niyo nizera Judite ni umugore w'intwari mbivugire ku itangazamakuru. Nongereho Bayisabe Irene bafatanyije nk'umunyamategeko. Nkongeraho umugabo witwa Mbaga ntabwo mumuzi aba yicecekeye ariko yakoze igikorwa gikomeye. Nkongeraho nimara gushimira abo bantu nkongeraho n'abandi ariko nkongeraho communauté y'abantu bari Mozambique abanyarwanda bari Mozambique bakoze igikorwa gikomeye kuri izo nshingano. Ngashimira ambasade yanyakiriye ikangira inama kandi ikanyumvisha ko kwambara Lacoste ukambara ikabutura ukagira gutyo ukongera utuburaho ukajya wagira mu by'ukuri nabibwiwe na Korode akiri ambasaderi muri Mozambique. Ubu ngubu barakomeye sinzi niba nanamwegera nisigaye mbona agenda imbere ya nyakubahwa. Ariko Korode yarakoze abyumva aho ari yumve ko yakoze yangira inama nziza nubwo nanjye nari mfite muri gahunda nk'inyangamugayo yari isanzwe. Kandi mu by'ukuri n'uzanyizera ahangaha tugakorana ntabwo nzamubera ikigwari. Ntabwo byari ibintu byanjye biriya nuko umuntu atajya hirya no hino ariko mu by'ukuri ndagerageza. Mu mibare ifatika ejo bundi nari ndi gukora imibare nsanga ugenda yari amaze kuba miliyoni 11. Uravuga uti hari bitarakemuka kugeza ubu ngubu abitarakemuka mu mibare nanga nkubwire ukuri. Yego mu by'ukuri ibintu bitarakemuka ntabwo najya muri iyo mibare. Yego buriya abantu buriya ntureba nk'uko tuvugana umuntu wakuvugishije amagambo menshi si ugira icyo akumarira. Yego ariko umuntu wakumvise neza burya agira ikintu akumarira. Shatse kuvuga ko njye ntacyo ndi bukumarira ahubwo wumvise ikiganiro nabyo ntacyo. Oya ntabwo ari wowe mvuze ariko byari byose abanyarwanda burya icyo mbakundira barumva cyane. Barumva ntabwo wari umugani barumva cyane. Waje i Kigali urogosha waje i Kigali ukora uturimo dutandukanye nyuma ya sinema uratekereza ko hari n'utundi turimo tw'amaboko ubu ngubu wahita uheraho muri Je commence la vie? Mfite Habyarimana Sharire nkaba mfite n'andi makampani na Neri n'abaneri bose na Papa Sava n'aba Papa Sava n'aba Kibonke n'abande bose n'abakirama ni benshi. Se haburumpa akazi ko hawe none ubwo se naburara ubukwe ahubwo hano aho bakorera swap ni kure MTN ni hari haruguru reka bagusubizayo kireho ya nimero isanzwe 51 0788 51 yego 10 yego 35 gahumva citi inshuti nziza 1035 yego 58 n'umunani
13 Eh. n'iminani ibiri. hanyuma Samuson, turi kugana ku musozo kugira ngo tunakure kujya kuruhuka ko wakoze urugendo rurerure. Ibi byose unyuzemo bigusigiye isomo ki ry'ubuzima? Niki umuntu ukurikiye iki kiganiro, umuntu wakurikiye ubuzima bwa Samusure muri biriya bihe yakwigira mu nkuru ya Samusure? Fata imyaka 3 maze uyikube n'ibyo nakagombye kuba ngezeho, urahita ubona igisubizo. Hari ibyo wicuza? Oya, ntacyo nifuza, kuko urugendo rwacu ukuvuka n'ukuzapfa n'ukuzakira n'ukuzakena n'ibizakubaho Imana ibibizi. Yego, muri urwo rugendo ariko hari ibihe bigukomereye byakubayeho, uva i Kigali ugera Mozambique. Reka nkubwire, niyo umwana ari kuvuka biramukomerera. Hari umwana ari bwavuke, ni ryari wakomereye ukavuga uti noneho hano ndakomereye muri uru rugendo? Muri uru rugendo kuba ntari mu gihugu, ntari mu gihugu ni ikintu kiba gikomeye cyane. Nta bindi byankomereye, none se ibirenze kuva aho umuntu aba yaravuye akagera i Kigali byananirana kuva hano ukagera Maputo. Ahubwo vuga ngo kuba umuntu atari mu gihugu nibyo bishobora kuba byakubera umutwaro. Reka nongere nshimire leta y'u Rwanda kuba yarampaye pasiporo ndi hariya, indi yari yarangiye, ndayishimira cyane. Kandi ngashimira na ambasade. Muri ambasade ahantu iri nuko abantu rimwe na rimwe bajya babikerenza, ariko iyo uri mu gihugu kirimo ambasade y'iwanyu uba ukomeye cyane, kuko niyo ugize ikibazo uyitabaza mu buryo, igutabara mu buryo bwihuse. Rero abantu bajye babyishimira, n'abatarayoboka bayiyoboke. Ariko ntago nabura kongera gushimira community ya diaspora cyangwa se community nyarwanda iri Mozambique. Ubone guhombye n'abantu impombye tesaraho ngiye ko nawe igitanga ndapfuye uratashye umva kandi bayandi umugenda aratashye oya ntaho ngiye. Iyo bakubwiye ngo nta muhanzi upfa nicyo bisobanura. Yego, ubutumwa rero ku bakunzi bawe batabashe kugera hano babitekereza. Ubutumwa rero ku bakunzi banjye batabashije kugera aha ngaha nuko bakomeje kunyereka ko turi kumwe, kuko atari ibyo wenda nanjye ari kugira ngo ngacika intege nkumva ko ntasubira mu mwuga. Ariko mu by'ukuri namwe murabibona, ujya kubona ukabona akantu nakoze kera kari guhitinga ubu ngubu, ukumva umuntu araguhamagara akubwiye, ukumva umuntu arakubwiye ese ko mfite 1000 nakikugezaho guta 1000. Si ikintu gikomeye. Ndashimira abafana bakindi impande, ndashimira abantu bose muri rusange, ndashimira aba diaspora baba mu bihugu bitandukanye bakoze igikorwa gikomeye. Uyu ni umusaruro kuba ngarutse hano, ni ikintu gikomeye. Ni umusaruro natse pasiporo muri 2002. Ubundi barambwira bati ngwino ukemura ikibazo gihari. Nitabaza abanyarwanda 2022. Nitabaza abanyarwanda n'abandi bantu bumva ikinyarwanda, baba Kongomani cyangwa Abarundi, barabikora pe. None ndagarutse nyifite. Amen. Nyifite rwose. Basezera mu giportige. Arakize? Oya nta giportugali nzi pe. Ariko sinabura no kuvuga ngo ciao. Wakoze cyane Samson. Okay, nakoze rero obrigado muntu wene buje niyo washakaga. Deus zagadere n'ibiki byose. Ubwo bigarukiye aho.